ya mwaramutse bavandimwe abo dusangiye agakiza Imana yaduhereye muri Kristo Yesu umwami wacu, abo dusangiye urugendo rugana mu ijoro kwa data, abo dusangiye amakuba n'imibabaro yo muri uru rugendo, abo dusangiye ibyiringiro zo kuzaruhuka umunsi umwe nitugera kwa data. Turabasuhuje, ni Pasiteri Mudahigwa Absalom washatse kubaganiriza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya byacu, ijambo ry'Imana ni ubutunzi bwacu, ijambo ry'Imana ni igitereko cy'imitima yacu, kandi ryatugize abo turi bo, riduha ubwenge buva ku Mana, riduha ubuzima bw'ubumana ndetse n'imibereho y'abana b'Imana. Cyo gituma Dawudi yavuze ngo nararibitse ndibikira mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Kandi Dawudi arongera aravuga ngo nitabaza, iryo jambo nitabaza rimurikira ibirenge bye. Ukunda ijambo ry'Imana. Numushe nshaka kuganira namwe ijambo ry'Imana, ariko ndumva ari rigari ndumva ari rigari. Ni ijambo ry'Imana rishingiye ku gaciro k'umwana w'intama wa Pasaka. Ndumva ari rigari cyane kuko rifite amashapitire atari make, yageze kuri 5 cyangwa 6, ariko wenda twaza tuganira shapitire imwe kuko ko ndagira ngo nzandike ku gakiza twaherewe muri Kristo Yesu nshingiye kuri uyu mwana w'intama wa Pasaka. Reka mbere yuko tuganira dusome ijambo ry'Imana hariya muri Kuva, mu gitabo cya Kuva ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku 14. Murakomeza, wenda turagenda tusoma buhoro buhoro, naho niho tuzashingiriza inyigisho zirimo ibice bigeze kuri 6. Kuva ibice 12 umurongo wa mbere no 14 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Aka kandi mu myaka mugiye kubamo, mugiye kuzamara. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose, ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumara umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we, bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umurongo wa 5, umwana w'intama wanyu ntuzagire inenge, uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Muzawurindire umunsi wa 14 w'uku kwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba. Bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango z'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima idasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Timuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo timuzagire ico musiga ngo kirare, iziraye muzazose. Umurongo wa 11, uko aba ariko muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasaka y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro, umurongo wa 12, nzanyura mu gihugu cya Egiputa, kica abana b'imfura bose
bwo mu gihugu cya Egiputa, imfura n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyagiputa zose, nzasohoza amateka ziciriyeho ndi Uwiteka. Umurongo w'13, ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanje ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Umurongo w'14, kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze ubu munsi mukuru w'Uwiteka mu bihe byanyu byose, muzaje muwuziririza ribe itegeko ry'iteka ryose. Tuje ku murongo w'15, muzaje mumara iminsi 7 murya imitsima idasembuwe, ku munsi uyitangira mujye mukura umusemburo mu mazu yanyu, muzarya imitsima yasembuwe uhereye ku munsi wa mbere idasembuwe kumugeza ku munsi wa 7. Uwo munsi uzakurwe, uzarya imitsima yasembuwe muri ico gihe uhereye ku munsi wa mbere ukageza ku munsi wa 7, uwo muntu azakurwe mu Bisirayeli. Kandi ku munsi wa mbere muje muteranira kuba iteraniro ryera, no kuwa 7 muzaba iteraniro ryera, he kugira umurimo wose ukorwa muri iyo minsi keretse umurimo w'inda y'umuntu wese, uwo wenyine aba ari wo murimo ukorwa. Tekste yabaye ndende ariko ni ngombwa ngo tuzayiganire uko imeze. Wenda umurongo wa 16 wo kuziririza iyo sabato niwo tutazavuga, ariko ndifuza ko tubanza mbere tukaganira hejuru ya Pasaka, ikisobanuye kuko umwana w'intama n'umwana w'intama wa Pasaka. Nyuma tuze kureba agaciro n'akamaro kuriya mwana w'intama, tuzabone gukurikiza biriya bindi ari amashapitire yose akurikiye. Wenda muri uyu mwanya reka ndebe ibintu bibiri mbishire hamwe mu bugufi kugira ngo tubiganire. Pasaka rero nta kindi isobanuye, ni Passover, ni ukuvuga ngo ni ukubatambukaho, ni ukubanyuraho, ni ukubarengana muri ayo magambo, ariko mu rwego rwo kubarenza icyago. Ibyago nibitera icyo cyago nzakibarenza, ibyago nibitera icyo cyago ntikizabageraho. Urubanza niruba ntarwo mwebwe muzacirwa, igihano cy'urubanza tikizabageraho. Muri Egiputa yose nzabarenga, nzabarengana, nzabarenza icyago, nzabarenza urubanza, nzabarenza icyago cy'ibihano. Uyu mwana w'intama wa Pasaka washushanyaga Yesu Kristo. Mu gihe cyose tugenda tumuganira, tugende tumubonamo Yesu waturengeje, waduhaye gutambuka, waduhaye kurengwaho n'igihano cy'Imana. Uririmbyi yararinze aravuga ngo igitare cy'Imana reka nguhungiremo, kwihishemo umujinya w'Imana. Umujinya w'Imana ni twawukiriye muri Kristo Yesu. Gihe cyose tuvuga umwana w'intama w'Imana, muzatekereze Kristo. Haleluya. Kristo yaranyuze cyane. Tuzaganira ibintu byinshi kuri uyu mwana w'intama. Nicyo gituma Paulo yandikira Timoteyo aravuga ngo uje wibuka Kristo. Arongera arandika handi Paulo aravuga ngo uje utekereza Kristo. Kristo abamumenye neza niho ibitekerezo byabo bishingira. Niwe bibuka, niwe basenga, niwe baramya, niwe bashima, ni byose kuri bo. Nzibaje hirya ibindi bitavuga Kristo. Muri Bibiliya hariho ibintu byinshi tuvuga iby'imirimo y'Imana yakoze n'ibindi, nabyo biranezeza, ariko umukristo wasobanukiwe Kristo n'umurimo we, iyo bavuze Kristo arasimbagurika, aranezerwa. Uriya mwana w'intama wa Pasaka rero washushanyaga Yesu Kristo nk'umwana w'intama uzatambirwa ibyaha by'abari mu isi, agakiza abari mu isi urubanza, agatambirwa ibyaha kubwo agakiza kabo, abakiza urubanza rw'Imana.
cyo gituma Paulo yanditse aravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza nta teka, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo, haleluya, bwo muri Kristo Yesu ryatubatuye ku itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Bavandimwe, Yesu azaryoha. Izi nyigisho natekereje kuzitanga, ariko nza mbona bizasa n'ibingora kubera uko ziryoshe n'ukuntu Yesu aryoshe. Rero Pasaka nico isobanuye kuturenza, kudutambuka, kuturenza urubanza, kuturenza ibyago, kuduprotectinga, kudushiraho turindirwa, kudushira mu mahoro mu gihe abandi bacuza umuborogo, mu gihe isi yacuza umuborogo. Ubundi byari bibishushanya, hari ikindi gishushanyo cyabyo ni inkuga ya Nowa. Igihe cya Nowa isi yose yari mu muborogo wo kumirwa n'amazi. Umuririmbyi ararimba ngo bari mu nkuge bari bafitemo amahoro kugeza igihe bazasohokeramo. Hari nitugera hepfo tuzareba imirimo ibiri y'uyu mwana w'intama. Umurimo wa mbere k'isoko y'amahoro yacu, umurimo wa kabiri k'ishingiro ry'ubusabane bwacu. Iyo duhuye dusabana tugahurira mu rusengero, niwe dusabaniraho, niwe turya. Tuzabireba hariya bababwiye bati amaraso aje ku nkomanizo z'imiryango akinga urugi, umarayika w'umurimbuzi ntiyinjire, ariko namwe indani ntimuryame, namwe indani ntimwicare gutyo, musangire umwana w'intama. Haleluya. Ese iyo muteranye musangira nde? Musangira iki? Imana ibaha umugisha cyane. Reka ndekera ahangaha naganiraga hejuru umwana w'intama rero wa Pasaka nk'ishingiro ry'ubusabane bw'Imana n'ubwoko bwayo. Kugira ngo Imana yongere isabane n'ubwoko, agomba kuba umwana w'intama wamennye amaraso. Niko byari bimeze buri gihe. Ubusabane bw'Imana na Isiraheli, tubirebeye muri Isiraheli, bwari bushingiye ku gitambo cy'umwana w'intama. Imana ikabemera, Imana ikabita ubwoko, kuko yari yarabahaye amategeko bananirwa kuyuzuza. Ariko noneho ibagenera ibitambo. Hari igitambo cyatambwaga buri munsi, hakiza gutsimburwa n'igitambo cyatambwaga rimwe uko umwaka utashe. Bakagitamba rimwe, abana b'Isiraheli bakababarirwa ibyaha byabo bakoze umwaka wose. Icyo ni igitambo cyatambirwaga hera, nicyo cyasuraga Kristo. Nta kindi cyabahuzaga kigatuma Imana ibavumerera ikabagarukira, nuko habaga igitambo cyatambwaga iminsi yose mu gitondo na nimugoroba. Reka byibura dusome ibice bigaragaza icyo gitambo, tube turekeye aho. Muri Kuva ibice 29 umurongo wa 38 na 39 haravuga ngo ibi aba ari byo uzaje utambira kuri ico gicaniro uko bukeye. Uje utamba abana b'intamba babiri bataramara umwaka, uje utamba umwe mu gitondo undi nimugoroba, kuko ibyaha ni buri munsi na buri joro. Ni kamere yacungurwaga, niyo yatambirwaga impongano n'ubugingo bwabo, kandi ubugingo bwabo bwarimo kamere zagombaga gutambwa buri munsi. Umurongo wa 41 tumanutse haravuga ngo ibyo bitambo bizaba umubabwe, bibe n'igitambo gitambirwa Uwiteka gikongorwa n'umuriro. Tuzaza kureba ukuntu iki gitambo kitagomba kuribwa ari kibisi. Yesu atagomba uyu mwana w'intama utagomba kuribwa ari mubisi cyangwa ngo utekwe, wagombaga guca mu muriro. 42 mu bihe byanyu byose bizaba igitambo cyoswa kidasiba, aho niho nzaje mbonanira namwe nkahavuganira namwe. Igitambo cya Pasaka nicyo cyatumye Imana yongera kubonana natwe, kongera kudusura, ikongera kutuganiriza, kongera kuvugana natwe. 43 aho niho ihema rizerezwa n'ubwiza bwanje burabagirana. Igitambo kimaze amaraso y'igitambo amaze kumeneka, nibwo ihema ryezwa, nibwo n'ihema ry'indani muri twe mu mwuka hezwa, nibwo ubugingo bwacu bwezwa, nibwo iyo twashingiye kuri Kristo Yesu mu materaniro yacu tugashingira ku gitambo, nicyo gihe ubwiza bw'Imana burabagirana bumanuka.
aha nzaje kuganira cyane ku ishingiro ry'amateraniro. Ese dushingira kuki? Ni iki tuganira mu materaniro? Ni iki cyane tuba twubatseho? 45 haravuga ngo kandi nzatura hagati mu Bisiraheli mba Imana yabo kubera iki gitambo. Imana yabaye Imana yacu. Iyo ubona ureba ukuntu Imana yabwiye Yeremiya imaze gusazisha rya sezerano rya mbere ry'amategeko, iramubwira ngo nzasezerana n'ubugoko irindi sezerano rishya, ngo kandi nzaba Imana yabo nabe baba ubwoko bwanje. Ariya maraso niyo yatumye Imana iba Imana yacu, itura hagati muri twe, iba hagati muri twe. Umurongo wa 46 nibwo nabo bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nture hagati muri bo, ndi Uwiteka Imana yabo. Yabameneye amaraso, haleluya, kugira ngo iture hagati muri twe. Wewe wakiriye inyungu z'iki gitambo, wewe wakiriye Yesu nk'igitambo cyawe, wewe wamwizeye utuwemwo n'Imana. Iryo hame nuko kuri benshi ntibakuzi, niyo mpamvu baba mu bwoba, n'abandi bakabibavanamo bakabazanira ibindi. Ariko yaba twasabanaga tugasabanira kuri Kristo, tukavuga ibyo Kristo yadukoreye, tukamenya ibyo Kristo yadukoreye, tugahishurirwa ibyo Kristo yadukoreye, tukagura Kristo, tukumva Kristo, kuko ngo tumufitemo byinshi byo kuvugwa biruhije amatwi yacu gusobanuka, keretse umwuka w'Imana. Ndakurahiye twamenya icyo turi cyo, twamenya uwo dufite, twamenya uwo duturanye nawe, twamenya utuye muri twe. Uwiteka ari muri we w'imbere. Titwatinya abarozi, titwatinya imyuka mibi, titwatinya n'urupfu. Haleluya. Buriya bwoba ubona mu materaniro, buriya bwoba ririya hahamuka, ni ukutamenya Yesu, ni ukutamenya umwana w'intama wa Pasaka, agaciro ke n'imbaraga ze, n'ibyo aduhesha n'inyungu aduhesha z'ubusabane bwacu n'Imana. Imana ibaha umugisha. Kamedekeye aha tuzakomeza andi mashapitire, turebe uburemere bw'aka gakiza, ukuntu Imana yabwiye Abisirayeli ngo ariho bazatangira kubara ko babayeho, abariho bahera kubara imyaka yabo y'ubuzima bwa none, kuriya kwezi kuzababera ukwa mbere k'umwaka kw'imyaka bazabaho. Kuko uyu muntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gisha. Ubundi umukristo ndakwiye kubara imyaka ahereye igihe yavukiye, agomba kubara imyaka ahereye umunsi yakijijwe. Kuko niho yabayeho, abaho nyakubaho, afite ubuzima butazima. Tuzabiganira tukomeza tubiganire, kandi ni ibintu byiza ngize iminsi medita. Tuze kureba shapitire ya 3, amabwiriza y'umwana w'intama uzagenzwa mu gihe bazawubikiye, bazawugenza gute. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Yesu twamuvuga nti tumuhetse. Yesu ni mugari. Imana ibaha umugisha, ibahishurire Yesu. Ndangije mvuga gusa ngo Imana ibahishurire Yesu, mugubwe neza. Mwari kumwe na Mudahigwa Absalomu. Murakoze cyane.